turasoma ijambo ryanditswe mu gitabo cyo kubara muri gatandatu. Ni ijambo riri mu gitabo cyo kubara igice cya 23 umurongo wa 9. uko nitegeye ubwo bwoko ibirenze by'ibitare nkamwitegera ndi mu mpinga z'imisozi dore ni ubwoko butura ukwabwo buzabarwa mu mahanga. Amen. Amen. Imana ihumugisha amagambo yayo. Mwabasha kwicara. Dato twese ushobora byose mukuri turanezerewe cyane kubera kino gitondo cyiza, igitondo cy'imbere y'Uwiteka. Gusabye kugira ngo guterana kwera ko muri iki gitondo kubere amaturo n'ibitambo biguhumurira. Twakirane n'indirimbo zacu n'amasengesho yacu, tubare nk'ibitambo bigutambiwe mu gitondo, kugira ngo kuva bukeye kugeza aho bwirira ubugingo bwacu buguhumurire neza. Rinda imitima yacu kukujya kure, tubize guhemukirana nawe uyu munsi wose bwire. Nemera ko twirirwa mu buvandimwe bukitse twe n'umwuka wawe kuva muri iki gitondo kugeza nimugoroba, tuyoborwa nawe, twumvikana nawe, tumenya imigambi yawe kandi twigisha gukora icyo ushaka. Nyuma yo kwemera indirimbo zacu n'amasengesho yacu, ngwino umanuke uhure natwe mu ijambo ryawe. Niba bikorohera mwami kumva indirimbo n'amasengesho byacu, natwe utugira abashobora kumva natwe amagambo yawe n'ibitekerezo byawe. Bana natwe mu ijambo ryawe n'ibihe byose turarangiza imbere yawe, tubisabishe kugira neza kwawe binyuze muri Yesu Kristo umwami wacu. Turanezerewe cyane muri iki gitondo ukuntu Uwiteka Imana aduhaye guterana. Tutanatinze turiyibutsa ko ejo twari imbere y'Imana tuganira ahantu basogokuruza ba kera bakuraga imbaraga. Mvuga ngo abo bantu bahamwaga neza, kandi kugeza n'ubu iby'ubuhamya bwabo ntabwo ari imigani. Natwe ubwacu dufite guhamya kunini kuri bo, ku bikorwa byabo, imirimo yabo bituma dukunda n'amazina yabo. Inkuru zabo nizo zitwa ubutumwa bwiza. Birashimishije kuvuga ibintu by'abo bantu, nibyo byitwa ubutumwa. Kubitubwira ni ubutumwa bwiza ku banyamahanga. Dukunze abo bantu Imana yadutumyeho, yagize ibyitegererezo by'abantu bose bazagenda bubaha Imana. Inkuru zabo zirashimishije, ndetse ibyabo nibyo byitwa ijambo ry'Imana. Kubivuga, kubibwiriza byitwa ijambo ry'Imana. Abo bantu ni beza cyane. Abantu uvuga ibyabo ukaba uri kuvuga ijambo ry'Imana, wabaganira ibyo bakoze, aho banyuze n'ibyo bavuze, bikitwa ijambo ry'Imana. Bariya abantu ni beza cyane. Ariko abantu bakwiye izo mbaraga, nicyo ejo twaganiraga,
kandi dutekereza ko imana yadufashije ku munsi w'ejo byari byiza cyane. Imana ikomeze itwongerere izo mbaraga, itugirire ubuntu, idukize ikibi, iturinde ibibi, iduhe imbaraga zitandukanya n'ibibi. Izo mbaraga z'itorero zizakora umurimo ku masaha y'itorero, ziri mu muntu n'ubuzima buhwanye n'ubuzima buba mu mbuto, bituma uyitera ikamera, yapfa ikazuka. Hari ubuzima burimo, ubwo buzima budapfa, uruhu rukabora ndetse n'inyama y'imbuto ikabora, bwa buzima bugatera ya mbuto kongera kubaho kandi ari nshya. Bakazavuga ngo basaruye imyaka mishya, ngo ibishyimbo bishya. Hari ubuzima, buriya buzima buba mu mbuto nibwo buzima buri mu bera. Amen. Umanuka mu ijambo ry'Imana ry'ukuri riyobowe n'umwuka wera, maze bukinjira mu mutima w'umuntu. Ni imbaraga zikomeye. Imana ibutwoherereza bwiyoroshe ijambo, bukinjira mu mutima ndetse bugatura. Muri ubwo buzima harimo guhinduka, harimo kuvuka ubwa kabiri. Muri ubwo buzima harimo kuzuka, muri ubwo buzima harimo kuzamurwa. Muri ubwo buzima bumanuka mu ijambo ry'Imana bukinjira mu mutima harimo ubugingo buhora. Amen. Ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo ari ibintu umuntu apfa kujyamo gusa. Hari ikintu kinjira kiyoroshe ijambo, ntawumenya ukuntu byinjiye. Birasoma mu ijambo ry'Imana bikabona ubuturo mu muntu. Amen. Niho abera bakuraga imbaraga. Manshi, muri iki gitondo dushatse gutandukana namwe, twongeye kuganira ikintu gito gusa kiri muri aya magambo mwene data mbanje imbere amaze gusoma, hamwe n'andi dushobora gusoma mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 17. Amagambo ameze nk'ayo mwashobora kuyasoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya 51 umurongo wa 45. Ayo magambo dushobora kuyasanga mu gitabo cyo Kuva, aho Mose avuga ati, Mwami, hari ikintu kimwe kizamenyesha ko nkugiriyeho umugisha, njye n'abafrere n'abasere turi kumwe, njye n'aba bagabo n'abagore abo turi kumwe. Hari ikintu kizatumenyesha kuko uduhaye umugisha kandi kutuzi, ikizatubwira kutuzi kandi kuduhaye umugisha ni ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuzemera kugendana natwe. Icya kabiri ni uko uzadutandukanya n'andi mahanga. Nicyo kizatubwira ko uduhaye umugisha, ni igihe uzemera kujyana natwe kandi ukadutandukanya n'abandi. Amen. Iryo jambo rirakomeye. Mose yasabye Uwiteka, aravuga ati, ubundi byabaye wari utubwiye uwo dutumanye nawe. Imana itoye, ntabwo nzabatumana n'undi muntu, ninjye uzajyana nawe. Mose ati, niba uzajyana natwe rero dutandukanye n'abandi bantu. Amen. Icyo Mose yasabye ni nacyo uriya mugabo witwa Baramu yabonye. Aravuga ati, bariya bantu nabitegeye ndi mu mpinga y'imisozi, mbarebye nsanga ari abantu batura hafi kandi
ntabwo bigeze bivanga n'andi mahanga. Iryo jambo iryo ni ry'umuhanuzi Yeremiya yahanuye ati mva rero nimuve hagati yabo. Uwiteka Imana niko avuga. Iryo jambo niryo Paul yanditse mu gitabo cy'Abakorinto ati muve hagati y'ababandi. Abo babandi nibo Yeremiya avuga. Abo babandi nibo Baramu yabonye ubwoko bw'Isirayeli butavanze nabo. Babandi nibo Mose yangaga. Dutandukanye n'abandi. Abo bandi nibo Baramu yabonye batavanze n'itorero. Abo bandi nibo Yeremiya yavuze ati mbese muve hagati yabo. Abo nibo Pawulo avuga. Abo bandi bariya bandi ni bandi. Abo bandi nibo Delila yashakaga. Atariko Samsoni ni igiki cyamfasha kugira ngo ube nk'ababandi. Abo nibo Delila yashakaga ko Samsoni asa n'abandi. Ni igiki cyakuboha ugasa n'abandi. Abo nibo Isirayeli yaguye ivuze iti dushaka kumera nk'abandi. Abo Isirayeli mu kugwa baravuga bati reka nibatureke tube nk'abandi. Abo bandi nibo Delila avuga ati ariko waba nk'abandi ute? Ariko abo nibo Mose yavuze ngo dutanye n'abandi. Abo nibo Baramu yavuze wewe bona handi ubwo bafatanya n'abandi. Abo bandi nibo Pawulo avuga ati muve hagati y'ababandi. Muri iki gitondo niryo jambo ry'Imana tubabitse, kuko intego ya Satani ikomeye niyo kuvanga abakristo n'abandi. Porogaramu y'abademu niyo ni nacyo cyatangaje Yobu ku munsi wo kugerageza, abwira umugore we ati yo uvuze nk'abandi. Umushere muzima uvuze nk'abamondeni. Ati ni ukuri ntangajwe nk'uko uvuze nk'abandi bagore. Intego ya Satani niyo kugira ngo abakristo bahinduke maze base n'abandi. Ni nacyo gikorwa yakoze mu ngobyi ya Edeni. Cyabaye igikorwa cyo kuvanga. Bibabaza Imana yazanye umwuzure, aricyo gikorwa cyo kuvanga kugira ngo abana b'abantu bavange n'abana ba Satani. Cyari cyabaye ikibazo kuri Eva n'inzoka. Hanyuma byaravanguye Kayini ukwe na Seti ukwe. Nibyo binezeza Imana. Urubyaro rw'Imana ukwarwo, Imana ibara amasekuruza y'abantu b'Imana n'amasekuruza y'abantu bademo babagiye ukwabo. Cya kindi Satani ashaka arongera afata abana b'Imana abavanga n'abana ba Satani, maze abana b'Imana barongora abageni mu bana b'abantu. Imana irababara kuko Imana yanga ubwoko bwayo, ishyanga ryayo ryivanga n'ishyanga rya Satani. Gahunda y'Imana ku itorero
nibyo byitwa ngo gutoranya, nibyo byitwa kuyobora. ubuyobozi bw'Imana ku muryango w'Abisirayeli kwari ukubafata akabavangura n'abandi maze akabashyira ahantu, kwari ugutandukanya ishyanga ryayo n'andi mahanga. Gahunda y'Imana kwari uguha ishyanga ryayo imivugire yaryo n'imigendere yaryo n'imyambarire yaryo n'ibiryo byaryo n'indirimbo zaryo. Ni ubwoko butoranyije, ni ishyanga riri ukwaryo. Haleluya. Ni abantu bari ukwabo, batura ukwabo, bafite ibiganiro byabo bidahwanye n'ibiganiro by'isi, bafite ibintu bakunda isi idakunda, isi nayo ifite ibyo ikunda badakunda. Mbega ntibihura, bafite ibyo bakunda babandi badakunda, nabo bafite ibyo bakunda bariya badakunda, bafite ibyo bavuga bariya batavuga, nabo bafite ibyo bavuga bariya batavuga. Kuri bariya aba baragaho, no kuri aba bariya baragaho. Niyo gahunda y'Imana ku bwoko bwayo. Gahunda y'Imana ku bwoko bwayo ni uko baba abantu bagaho, maze n'isi nayo ikaba isanga rigaho, nabo bakaba abantu bagaho, Imana igatandukanya ubwoko bwayo n'andi mahanga. Bibiliya yose aho iva ikagera, umugambi w'Imana ni ugutandukanya ishyanga ryayo n'andi mahanga, gushyira ubwoko bwayo ahandi. Ni ukuvuga itorero ni ishyanga Imana yashyize ukwayo. Hari ibintu yabageneye idashaka ko abandi bumva kandi babona, hari ibintu idashaka ko basobanukirwa kandi bamenye, kandi ibigishiriza ku ruhande. Hari ibintu Imana ibabwirira mu migani bari ukwabo, bananirwa ikabasobanurira bari ahabo. Imana ifite intumwa ikura muri abo bantu ikababwira bonyine bari ahantu habo, idashaka ko bavanga n'andi mahanga. Imana ifite imyifatire yabahaye kandi yabageneye, n'imvugo n'ururimi yabahaye n'ikindi kirere. Birakomeye. Hari abandi bantu batekereza ko ubwami bw'Imana ari ukubasomera aya magambo, ariko reka abantu bayo Imana ibigisha no mu biki, kuko Bibiliya yayo Imana ivuze ngo ugiye gusoma Bibiliya, ntabwo Imana ifite ngiyi Bibiliya mu ijuru, ntabwo Imana ifite iyi Bibiliya. Imana ifite mu maso yayo Bibiliya y'igihe, yo isoma ibihe, ifite ibihe byayo n'inyigisho yayo, maze Imana igaha abamarayika ibimenyetso, maze abantu ikaduha natwe ijambo ryayo. Nicyo gituma mwumva ngo ijambo ry'igihe. Imana ngo yaduhaye ijambo ry'igihe, wumva ko dufite twebwe ijambo, ariko yo ifite. Amen. Imana yafite mu maso igihe, iyo igiye gutuma abantu bacu ibavumbya kubi bakareba ibihe. Abantu b'abahanuzi barebaga ibihe, bareba ibihe bagahanura. Amen. Maze igafata ubwoko bwayo
bagatura mu bizaza, bagatura mu bihe. Nicyo tubabonaga bameze nk'abasazi, kubera abahanuzi babo barebaga ibihe, bareba ibihe bakavuga. Noneho ijambo ry'ibihe rikagera ku bwoko bw'Imana, bagatangira bakareba ibintu bidahari, bagatangira bakumva ibitumvwa, bagatinda abandi kudurira ngo bibaye bite. Bahawe ijambo, iryo jambo baribwiwe n'abahanuzi babo, kandi abahanuzi barikuye mu bihe, barihaye ubwoko. Rya jambo ry'igihe, amen, ni ijambo ry'igihe. Imana yafataga abahanuzi ikabereka ibihe, baribiha bagaseka. Abandi ngo buriya se basetse iki? Baterere mwumve bwoko, bwa bwoko nabwo bukabura bagahaguruka. Abandi ngo buriya se n'ibiki, ngo buriya se barajyayo. Hari ibintu Imana yabikiye gusa ubwoko bwayo, bubitse mu bihe byayo, ibiha abahanuzi. Abahanuzi nabo bagahanurira ubwoko bwayo, bwa bwoko bw'Imana bugahaguruka, bugatura mu bintu bitazi, bitarebeka, bitaboneka, bidakorwaho, ibintu bitumvikana. Nibyo bituma badasa n'isi, basa n'ibindi bintu byo njyewe ntazi. Niyo bicaye baganira ibintu undi atakwihanganira kumva, nibyo twabwiraga bera. Iyo bicaye bavuga ibintu undi atakwihanganira, undi atashobora kwicaramo ngo yumve, kuko baza kuvuga bakavuga Daniyeli, baza kuvuga ngo Heburoni, baza kuvuga ngo ariko mwana ngo ahantu nahanga ngo ni Babuloni, kandi Babuloni ntihari mu Rwanda, Babuloni ntihari muri Kongo. Baza kwicara ngo ariko mbi Heburoni, kandi bavuze Heburoni kandi hariho Libiya, ntibavuge ibya Libiya, ntibavuge ariko mwana biyo nibutse ngo Gideoni, bakavuga Gideoni kandi ntibavuge Kadafi. Abantu bari kuvuga n'ibintu umuntu atakwihangana, bavuga abantu batazwi, bishimira ibintu bitaboneka, bavuga ibitangaza bitariho. N'abantu batura ukwabo, babivuga bagahaguruka bakabyina, abandi bantu bagatangara. Buriya se babyiniye iki? N'abantu bameze ukwabo, bafite ibintu byabo Imana yabageneye, biri mu bihe, bizanwa n'abahanuzi Imana yahaye kumenya ibihe, bakavuga ibizaba muri icyo gihe. Petero aravuga ati abahanuzi bahanuye ibyakogeshejwe, bavuga n'iby'ibyo bihe bitari byabo, bavuga imibabaro ya Kristo itari yaza, babwirize n'umwuka wa Kristo wari muri bo, bavuga imibabaro ya Yesu kandi ntayo, ataravuka. Dawidi agahaguruka, ngo turusangira ngo nimumbangiriye umugeni. Abari bicayeho bagize iki? Ngo dutangira mbangiriye umugeni. Dawidi arongera ngo umuntu ngo ashobora kuba ari imbavu zanjye, ngo none ngigize inyota ngo bampaye indurwe. Ni ibintu bitarebeka byanditswe mu bihe, byanditswe mu bihe. Ariko ngo umuntu ungambanira ngo azabona ishyano, ndetse kugambanira
n'ibintu bitarebeka biri mu bihe yabihanura abana b'icyo gihe nubwo bitaraba bakabikumbura bakaza mwumva ibyo bintu we mwumva ibyo bintu ibihe ibiki ngo maze ngo bakabisohora. Amen. Byari ibintu bitangaje. Mwabaye mwarabanye n'abahanuzi bari kwibirwa ibyari byo. Kabona umuhanuzi araje yajya kukuramutsa akabarari. We karira ngo niki ngo ndigiwe n'ibigiye kuzaba. Kandi sibiki abandi bakareba ngo ni hatari ntabwo hatari nini ni hatari nini mwana uzaraza ati wagitaniro ngo kuri wowe ngo bazagutwikiraho abahatanzi bawe abahanuzi bawe bazagutwikira kuri iki gitaniro abandi ngo ni ibiki umuntu umwe rero njyewe ngiye gupfa nimara gupfa atasiyo biriya wa undi yavuze ibizabura kuba ibiki ahubwo njyewe imva yanjye muzayihambe hamwe n'iye kuko iz'abandi burya bazazitwikira hariya. Abantu benshi bumvaga amagambo y'abahanuzi mu minsi yabo yari amagambo akomeye kuko barebaga ibihe bakavuga abantu nabo bagasura mu mwuka w'ibitaraba bagakora ibintu bitarebeka bakifata nk'abatariho babaga ku isi batahari warabareba bakaba ku isi bameze nk'abadahari ari uko ubwenge bwabo bubitse mu bizaza nibwo babonaga bagiye bakajya habo bagera habo bati ngaho nimutubwire bakaza ngo rero mumenye ibyo undi muntu atakwemera n'ibyo undi muntu atumva nibyo Imana iteka yabwiraga abana b'Isirayeli bibashoboza gutura ahantu habo niyo bavugaga ngo ni intambara babonaga ndi bahanga barimo babagiye imbere n'ingabo n'imiheto n'iki bakabona biteye barahagurutse baragiye barase bagiye ngo tugiye kurwana none ingabo zabo zirihe ngo ziri quelque part byari ibintu bikomeye cyane ingabo guzira ko tugenda Imana ngo muhaguruke mugende ngo ninjira Rwanda bakagenda batese mugiye kurwana ngo reka ngo umwami ni uturwanirira uwo mwami arihe bakagenda batatu bazi ko bakikijwe n'ingabo andi moko atabona hamwe n'ubwami butarebeka n'umwami ubarangaje imbere andi mahanga atabona nta muntu wari gushobora kwivanga nabo ntawe wari gushobora kwivanga n'abo bantu baraza bafate inzovu z'abantu ngo baragiye Gideoni ngo ngo bamwe nimusubireyo abasigaye bake ingabo z'abanzi bo barazibona uko zingana bo ngo nimuzigabanye barabagabanyije basubirayo baragenda ntabwo muracyari benshi turacyari benshi ku bantu bangana kuriya muracyari benshi mugabanye barongera baragabanya hasigara 300 mugende tugende ibyo bintu ntawe wari kwemera kuja muri uwo umukumbi ugabanya ingabo kandi bahanganye na benshi ntabwo wari kwemera kuja muri iyo eglise maze ngo wemereze muri 300 mugiye kurwanya ibihumbi
ntawe uri kwemera kujya muri iryo torero. Bageze imbere nabo mushyire imiheto hasi, barambika hasi, n'ingota mushyire hasi, barambika hasi. Ubu tugiye kurwana, turarwana dute? Gideyoni akabibona, akavuga ati Imana yavuze ngo mwikorere ibindi. Nta muntu utari muri bo wari kuba muri iryo torero, nta n'umwe. Nta muntu waje mu itorero ryikoreye ibibindi ngo rigiye kurwana. Bari abandi bantu. Iyo mwumvise ngo itorero ry'Imana, bari abandi bantu. Bari abantu batuye ukwabo. Niyo wari guhangara ngo ubajyemo, ntabwo byari bishoboka. Ntabwo byari bishoboka. Ninde muntu bari kubwira ngo ngwino Imana ivuze ko igiye kuduha amazi, maze ngo yemera aje mu itorero rijya kuvoma mu mpinga? Ninde wari kwemera? Ubusanga hose amazi aba mu mibanda, abaja kuvoma baramanuka, ariko itorero yavomaga izamutse. Bose tugiye kuvoma amazi, amazi rero bari mu mpinga, bavoma bamanuka, itorero yavomaga yose. Ntawe wari kuva muri hejuru. Iryo torero niryo bari kwemera kurijyamo. Bari abantu batuye ukwabo, n'ibintu bakoraga byari ibyabo, byari ibintu byabo. Amen. Iyi mesaje yari iyabo bonyine, ntawe wari kwemera ibyo bintu. Byari ibintu bihanitse, bitangaje, mu buryo bari barivanguye n'andi mahanga. Ibintu byabo nta muntu wari gupfa kubyemera. Frere Branham niwe utubwira ikintu kimwe gishimishije. Ngaba rero bagiye kurwana n'abanzi. Ingabo nyinshi abami babagose. Abarimu babo bati mugende musukure imiferezi, imigende, musukure imigende. Uko niko turarwana. Utari umuseri uri mu iryo torero, ntiwari kwemera kubyuka mu gitondo n'agasuka, ingabo ziri hariya n'imyambi n'imiheto, weho urwanishe gucukura imigende. Utaririmo ntiwaryamo. Kwivangura n'andi mahanga ntabwo bivanguraga ubwenge, ahubwo bavangurwaga n'ibyo babwiriza, bakinjira mu bikorwa undi muntu atakwivanga nawe. Amen. Baragenda barasukura. Uwabibonye ari ku ruhande rw'andi madini, akabibona ari mu ruhande rw'abapagani, itorero bari bameze nk'aho ari abo guhabwa urw'amenyo. Barimo batukura. Umuntu ari kugira ati doreri, udoreri, muyampaye, akabona baratashye. Ntushobora kumenya ngo birabyara iki, birazana iki, se biragenda bite? Oya. Kandi n'abafurere n'abaseri babaga batazi ngo biragenda bijya. Oya. Bumvaga ariko barekeje, kuba ariko ijambo ry'Imana ryavuze, nabo akaba ariko bakora. Niko Imana itegura itorero. Uko niko Imana itegura umugeni. Amen. Barabikoze rero abana b'Isirayeli. Nibyo. Mu gitondo hajemo amazi muri ya migende. Amazi aje muri ya migende y'amazi,
imana nayo irashisha isore izuba ritukura. Izuba ritukura rigashyira muri ya mazi atukura bijyanye n'izuba rirashya. Imana iragiye rero ishyira ubupfumbafu mu mitima iyazangamo. Bakubise cya kirere amaso cyose gitukura, nabo bati burya b'Abisirayeli babonye badutinye baramarana. Umwe yaza ngo duha amaraso mu Bisirayeli, undi nawe ngo mbega amaraso we, undi ngo murabizi ngo burya baraye bamanye ngo muze tujye gufata iminyago. Bari uko niko Imana yakoze. Ineza umubishya imunekesheje ubupfapfa bwa predikasi. Mu kubabwiriza byari nk'ubupfapfa. Ikiza ubwo bwoko ibakikije ubupfu bw'ibibwiriza. Ikorere ikibindi, ikirisha Gideyoni ubupfapfa bw'ibyo babwiriza, kuko abanyabwenge batari kwivanga na ririya torero. Abantu b'imitwe ntabwo bari kuba abafurere bo kuzunguruka ngo mana yake ntiyari kuba umufurere. nta mana yake nayo ntabwo bizaba bite. binjiraga mu bintu bababwirije bakabituramo, nibyo byabafashije kujya ukwabo. Amen. Maze baba abantu batuye ukwabo, bari mu byabo, bigisha ibyabo, bakora ibyabo. Imana irahira iti ntabwo bazavanga n'amahanga. N'itegeko rya Mose, niba udukunze tuvangure n'abandi bantu. Mari ibyo ndabikora. Amen. Imana irabavangura pe. Basura ahantu habo n'abahanuzi babo baguma bababwiriza ngo mugome mwivangure, mukomeze muve hagati yabo. Yesaya ati muvemo, Yeremiya ati muvemo, bose baguma bivangura. Niyo gahunda y'Imana ku itorero. Paka no mu gitabo cy'Abakorinto Pawulo ati muvemo, kandi ntimugakore ku bintu bihumanye. Imana izababera so, namwe muvemo tu, mukomeze muve ku ruhande. Amen. Mukomeze mwivangura. Ariko Abisirayeli bati tuzaba ryari nk'abandi. Imana iti ubwo bavuze ngo bashaka kuba nk'abandi, burya ni nje banzi. Ni ukuvuga abizera iyo bashatse guhwana n'abandi baba banzi Imana. Iyo umugore ashatse kuvuga nk'abandi, akagenda nk'abandi, ahwane n'abandi, ase nk'abandi, yitware nk'abandi, aba yanze Imana. Iyo umugabo ashatse imyitwarire nk'iy'abandi bagabo, ngo ategeke nk'abandi bagabo, nawe abe nk'undi mugabo, aje avuga nk'abandi bagabo, nkanjye w'umukongomani, kumva ngomba kuba umukongomani, kavuga nk'abakongomani, basi biba byashize.
kuko imana yanze ubwoko bwayo ko buba abandi. Amen. Abademu benshi kuri Samusoni, ubwo ntabwo tujya kuri uyu munsi, benshi kuri Samusoni bari batumye intumwa imwe gusa ngo uzagende utatibanga afite bituma atameze nk'abandi, maze tubwire icyatuma ahwana n'abandi bandi. nawe agomba kugenda hirya ikimutandukanyije n'abandi akagomba akagikomeraho. igihe yavuze ikimutandukanyije n'abandi, mesaje yagerera ku bandi bademo yabatumyeho ngo nimuzi yabaye nk'abandi. ariko kwe ngo bamaze kuba nk'abandi, ngo bamaze kuba nk'abandi. abademo bose iyo bava bakagera bihumbitse mu iyo nzu banarasaga kuri Samusoni umwe, bose bashaka kureba kweri niba yabaye nk'abandi. nicyo kintu Satani ashaka. yakwemera guhindura kano zose, iminwa yose y'intwaro ze ku mukristo umwe utameze nk'abandi. yakwemera ko baba baretse akazi ko bakora ku isi, ariko umwe bose bagote umuntu umwe utameze nk'abandi. bakwemera ko umwe ageragezwa bitangaje kugeza ubwo nawe avuze nk'abandi. Satani ahagaritse umutima, afite n'impungenge nyinshi, ntiyanaryama ntiyasinzira, nta n'amahoro afite akibona umukumbi utameze nk'abandi. ntazaryama ntacyamuhumuriza akibona abantu batameze nk'abandi. intambara ze ku isi ni intambara kontra, arwana ahanganye n'abantu badasa n'abandi. nawe igihe uzamenya ko uraranye umugambi utameze nk'uw'abandi, kutavuga nk'abandi, kudatekereza nk'abandi, kudakora nk'abandi, uzamenye ko ufite abanzi benshi. nibo bademo batangaje, none cyo bashaka ngo ube nk'abandi. sinawe ujya uvuga nk'abandi bagore, no mu nzu ujya ubwira umugabo nk'uko abandi bagore bamubwira, vuhane n'abandi bantu. Satani abona avuga ati sawa, uyu nawe tumushyize hasi. ariko igihe kiri mu mudugudu umuntu udahwanye n'abandi ajya amenya ati abandi kuko bashaka ngo nanjye mbe nk'abandi. none intego yanjye nawe muri iki gitondo ni n'intego ya Mose mwami wacu, ikizatubwira kuza amazina yacu uzaje uduherekeza ujyane natwe, ikizatubwira ko twakugiraho umugisha uzaje uduherekeza. amen. kandi uzadutandukanya iyo isengesho ry'umugaragu w'Imana Mose niwe mwanditsi wa mbere w'isezerano rya kera. isengesho ry'ati ujyane natwe udutandukanye n'abandi. Pawulo umwanditsi mukuru w'isezerano rishya ati rero muve hagati ya ba bandi mwitandukanye kandi ntimugakore ku bintu bihumanye, niho muzaba abafurere n'abasore, niho muzambera abahungu n'abakobwa, nanjye nzababera. Imana ni se w'abandi, Imana ni se w'abandi.
mwitandukanye na ba bandi ni kuwiteka ntimugakore ku bintu byabo nanjye nzababera namwe muba abahungu n'abakobwa kuba abafurere n'abasere ntabwo ari idini ntabwo ari imihango twagiye kwitwa abahungu n'abakobwa ni ugutandukana n'andi mahanga kandi ntitugire ibyabo dukora nitudakora ku byabo tuzabera Imana abahungu n'abakobwa. Amen. Ni umugambi mwiza w'Imana mu itorero ryacu. Turatandukanye muri iki gitondo. Tutandukanye nongeye kubabitsa ayo magambo. Yeremiya 51 umurongo wa 45 ete ariko muve hagati yabo. Uwo ni Yeremiya. Ni ukuvuga abantu bitwa b'Imana bose ntabwo bigeze bigisha itorero kuvanga n'abandi bantu. Umuntu tuvanguye n'amahanga abatuyoboye muzi kuyobora muzi kuyobora umuntu turongoye n'udusoreye atuvanguye. Kurongora ni ugukuramo maze ukajyana hanze. Amen. Iyo ndi gusaba ngo ubwo turi itorero Imana niduhe n'abarongozi. Kwinjira hanze isohoke kwinjira hanze aho dutegereza ko umwami wacu agaruka akaza agashyikira itorero. Mugire ibihe byiza muri Yesu.